agarabizi ko twumvikana. Oya dure kankubwire maze kubona kutamani ko nyine ntazi kuntu mfata. Sheri ko gukunda. Urankunda byanyabyo? Cyane kabisa. Agaiza yigimu. Utapiye guys. Uzaza mu Rwanda ryari mwani kare muntu nshaka kubona. Ibyo bibazo ntashaka. Urashaka kunteranya na Aga kandi Aga n'umuntu wanje. Shado namaze kubona kutankunda nyine meze nk'umuntu kwihomaho ubuntuka. Umva cyakoze numvise akaversiyo kawe kuri Kiriku. Numva mu baboraga mu Rwanda uracyari imbere. Amakuru ava mu Rwanda. Wowe uratekereza uracyafite mu bwenge buke. Reka nkubwire ikintu cyambabaje. Ni iki cyakubabaje? Ngiye navuye hano Aga nyumva ko Kirika afite igitaramo namushyiraga igitutu cya buri munsi. Ngurira tike nza kureba Kirika icyabaje nuko nagiyeyo shabi ni nk'ataririmbe. Ubundi ngiye Kiriku na Waboy nayo bantu bari banyanye mu gitaramo na Bushari ko ari batatu. Kiriku, Bushari na Waboy bonyine. None byapfuye. Aga sina kujya kumureba no muririmbyi. Oya ndimo ndabaza Aga ati byo bene ndari wakujyanye mu gitaramo. Wagiye kureba nde mu gitaramo? Na wewe wari wagiye gufata. Nshiramo turaze dutatu we. Abantu batandukanye turaze dutatu. Mutaneza Dum. Uturaze dutatu. Aga ngo byagenze gute? Aga bagiye kufana bose. Yaramba nibere mu kazi gake gake. We barakuba gatatu mu minota cyane babwira. Neza du. Mwese Aga ibyuma byavuyeho gute ko wari uhari? Oya de kuntu byagenze. Bagiye babisobanura nabi kandi. Barabana b'i Burundi abayobozi. Correct. Reka ngiye dose mbikurikirana gatanu kuri gatanu. Neza kuri stage ibyuma bigomba kugira. Udazamo ikibazo. Sheri yizaniye umudije reka nkubwire we yizaniye umudije we umudije agishyira nese Brian ari gucuranga bigenda neza we yizanira umudije wagishyiraho umudije we ibyuma birapfa umudije wavuye umudije aruriho nuzagiyeho ibyuma birakora niyo gifite barakuba gatatu uzi kuntu byagenze rata we yanze hakurya kuri mix nayo hari ikibazo uri kuvuga urabizi ariko nyine uriya mwana we yaraje avuga imiziki ubundi Burundi ntabwo bumva imiziki yo mu Rwanda abaramenya baramubitsa mu buryo bukomeye basigaye babika abantu bitunze guys ko mutoza na gift muri nano were reka mbabwire nukuri ko Imana ngiye kurikunda mufana irandirimbo noneho nganga nihe rwose itatena ne wabigendeyemo ariko Itaterina yambwiye ngo telefone ngo bangu manager ngo oya ngo umuntu shooting Kiriko ne wayimuzaniye ngiye bayimuhaye cyane Itatera cyaje gufata Kirika kiva kuri stage zino bamukoreye bamukubise bivuge neza ko yagize ngo n'umunsi wo kubeshya neza ngata abana b'i Burundi ko namikino ja bamukubise bakiri inde Itatera Patrick Itatera umufite amenyo agiye kuvamo yes oya nawe bivuga neza umugira amenyo agiye kuvamo nesinga Kiriko cyakuduteranya niko cyabaye hari umuntu uzavuga neza Patrick ni numva cyaza nandika nyenye nuvuga nabi abantu bose bavuga nabi mu gitondo ubu dumba tuvugana kuri telefone turi abashuti turi guseka mara gukupa mu minota 5 nkabona ari kumbaga nkavuga uyu muntu niwe muntu twari turi gusekana wakaryarya we nasundi formule sibyo no iyo gihamagaye kibaza ese du kuki wambaza giraseka ngo naguhamije gahambire nuko kukwanga bitakunda ubundi rwose umuntu yagiraga yatekereza iyo gahunda yo kukwanga yayitekereza ushobora kubyitoza uko oyangiye nzakwanga ari uko nakubonye amaso ku yandi wakanga umuntu mutarahura
ngo bamukubise Patrick the Entertainer. Ubwo kutabizi na telefone bayirara. Telefone bayimuhaye mu kanya. Ribu yabijemo gutese ko numvise ngo byagiyemo ribu. Nyino sitete numva wakwambara telefone uri umunyamakuru ntujye kurega. Yagiye kurega Patrick the Entertainer. Mwese kubigenza. Mani ibintu nose nugenda wa Caritas mu gitondo ukababwira ati mume telefone yanjye nabirebe. Mu gitondo habaho ubu mukanya wose mu gitondo mu Rwanda. Nyago bayitwara. Mani kiri kuyaba bari kuri story na mona babaye mani. Akushire wowe utabaranije. Ningiye muntu ufite ama video ya Kiriku nimva mutima ziwe zose. Ega nkubaze ishyire mu mwanya. No Double J hanze urumva? Reka abarundi batatu. Double J hanze nasohotse sanga Double J bwo nuri kwihanagura hanze sha. Ari? Nasanze Double J hanze nari kwihanagura ari kuzunguza umutwe. Nati sha. Ari Kiriku ya performing ga Double J adahari se. Yarahari nyine ko ibere mu bafana minyi mukuntu yishu umuntu aba gisohoka nyine ahita yigaragaza. Akura mwana afite umufana afite umufana ibintu ari marabizi. Kiriku nibyo bizi. Afite umufana indirimbo zose ziwe lyrics abapeto abazizi. Nta kintu wazumubeje rero. Niyo mpamvu mwamugiriye ishamba. Ariko naho umuremani azategura nko kosere mu mutima. Ngo sazagaruka. Niko mu kibitoki bana ajya kwakorara igihe byakunda nana. Ikibazo cyanyu sasa rero. Gusa numvise agapoti kawe numva ni kazima. Nawe ugeze mani nge uragira ngo meze nkamwe mwavuye mu cyaro ko ngewe ababyeyi banjye bandihiye minerivare. Banza wumve waciriye abantu umugani. Waciye umugani ngo mukaso w'umuntu usha. Abanyarwanda muri baba batse abantu bra. Uzko man iriya nkuru yawe rwose tuzayikoramo filime. Bura baduha history ya filime. Nuko nguko nikorera jewe. Nushaka uzaza niba mubishaka amafilime menshi muze nzaje mbandikira utuntu story nzibahenzi bandikira nuko zigenda nge ndi mubi cyane bra. Erega ntago burati na myaka myinshi mwari muri. Wewe na mutumani muzi kwandika izirenze. Wana mutumani twaganira ngo bari kumwe ngazi kwandika filime. Irunde? Muchoma ngazi kwandika filime? Muchoma mbamoni ibintu abitabagura binyamo binda bigira guterwa muchoma nawe nizere. Ariko yasabiye umuntu akamodoka na. Yasabiye nde? Yasabiye Shadibu. Shadibu no modoka agira? Akambi. Abaza bomba shuti. Ako ntabwo yagura mu kumusebya nawe. Ugifite dutatu we, dutatu. Ese uje gukina nanjye ubungubu kweli? Turakina se kandi ndimo mbona byakwanye ko kwiyamena igukubise. Ndo kubw'Imana yaje sha. We nabandi mushyiramo turozo. Yego shara. Muje kundiraho we n'umugore wawe muze kundiraho. Umva we. Auza kandi karoze sha. Wakadumba. Harabundi muntu utanga karoze utandukanye namwe. Ako sereka nkubaze. Yego sha. Urareba ukareba Miki ari we mugore ushaka kubana nawe. Tuzabara kangaje. Ariko nabivuze ngo Dumba ntashobora kumvuga neza. Buriya ira comment yo kuri video y'imodoka buriya ngo nagasiko narayibonye shebiri nuko nanzi kumusubiza. Ubundi njya musubiza muri comment naramwiboneye ndavuga nzamuhamagara. Comment ye ku modoka nashizeho comment. Umuntu yaranditse amusubiza. Ngo iki?
Sindibuka. Mwohereze ibintu biremereye. Nahise mvuga se uyu mugabo kubera iki igihe cyose atajya amvuga nabi? Navuze pranka zawe, navuze ati pranka byanyu n'umwana wanyu ntabwo yabyemera. Wavuze bya bindi ngo na postinze ngo twatandukanye. Asuma rona kwanza gushiramo. Erega reka nkubwire Dumba n'abantu bari hano babyumve. Ngewe Miki nzabacanga kugeza igihe nyine bazajya bakavuga ati cyaze kwinjira mu bintu bya Miki birandambiye, reka ngende bibimbere. Kosha abantu banyimenya nabo barakennye. Rero byo ubuzi ko ntahiye watwitse. Hoya ngewe abantu bagomba kumenya ko bagomba kureba ibibareba no kuri kw'Imana. Nese ibintu byose byanjye bazajya babyinjiramo. Ngaho Miki nanyereye. Ngo Miki waneye? Nanyereye. Nakoze iki? Umva memereza hari agashashika amata n'inywera. Urukumva? Nakoze iki? Nakoze mwagiye mumutiramo n'imiyaga. Ujye unywa amata? Ngiye nkunda amata niyo kintu ntabura mu nzu. Nkunda amata pe. Aya maguru ubona narayakuye he? Arakuye mu mata. Njya mbona agasa nk'umuntu atagura amata. Shani baro mwana mushaka umugabo umeze nkaga rwose nimba ufite imbaraga zo kumunyiba wabutwaye umugabo uhahira kugiye. Ega nawe Dumba narababwiye ngo hari abana barya ubunyobwa ari n'abataburya. Agarya ubunyobwa mu mugani. Agaga turebe ibintu urimo urarya niba urya ubunyobwa. Naye kurya imvange man. Nkunda imvange. Uwo mugore ugutekera imvange ufite amafaranga. Ariko se atuba musiko mufitibaza abantu bari nyama n'abantu babazishege. Mana yanjye Dumba yaba no kuri tele yanjye nyama twarazihaze no nanswe mu rugo rwanyu baze nimba abakinnyi banje barazihaze ubwo mu rugo rwo bya bimeze bite. Kurya kavoka wa mugabo. Voka nayo ikora umuti Dumba reka ngiye nkubwira. Ariko aga. Cyami kugitera amatura ngahe nko kwijoro. Nago turabikora na rimwe kuva twabana. Ngiye nabikora mu buye buryo ngo numve byari. Zeko nuzi warwaye. Cyarwaye igituntu naramubwiye. Agenda postinga video irambabaza mwana. Ye Dumba ya postinze umusheri. Ndanaseka kuri WhatsApp. Bya no kubesha ababi kubafera. Hari bibora ahubwo postinga ejo bundi by'agahungu kambaye ubugofero n'agakote kari kwigirisha kuno kakoze ku gishushanyo. Narebye ibintu wanditse hejuru. Kandi ugira amatiku. Narebye ibintu wanditse hejuru ndibaza wacomye. Ubundi uri gutekereza iki mana? Naco marimo ndatekereza mba niyitira ngewe nkahita mfatana nk'ibiboro nkahita nipostingira nkigene. Rega ibiboro si ibiti. Cyari ngiye gushyiraho. Kweli cyari ngiye gushyiraho. Nagushizeho. Hano kunuka